Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo umuvandimwe. Nk'uko rero twabitangiye, ubu tugeze ku ibukiro rya kabiri mu mibukiro yo kwishima, turi muri rozari. Nk'uko nabikubwiye rero muvandimwe, twakoze urugendo rw'iminsi 7, turasenga, turasaba, turinginga, Imana irakora. Aleluya. Ubuhamya buracyatangwa, ariko nubwo bugitangwa bwose, rya sengesho ry'iminsi 7 ryatwinjije no muri rozari, yatwinjije naryo mu isengesho ry'iminsi 20. Bivuga rero ngo niba uvuga uti Nyagasani ntabwo twasenze uko bikwiye, ndumva bitari bihagije, reka dukomeze, humura muvandimwe, nawe utararonka humura uzaronka. Kandi igikomeye waronse nuko waronse ubugingo bw'iteka, ibindi byose uzabihabwaho umugereka niba Nyagasani abona ubikwiriye koko. Aleluya. Hari igihe areba agasanga iyo ndwara wenda igutesheje umutwe uyu munsi ariyo ituma urushaho kumwegera, akaba yavuga rero ati sinyigukiza kugira ngo ndusheho kukureba. Hari n'ibindi byinshi cyane Nyagasani agenda abona akavuga ati ibi ngibi ntabwo nabigukuraho kuko hari impamvu abikubonaho. Icyo rero igikomeye cyane yadukoreye nuko yabanje guhumura imitima yacu, ahumura amaso yacu nka ya mpumyi yabuvukanye. Ubu turabona. Aleluya. Ubu turabona yuko Imana yatugiriye neza, turabona ibyo yagiye idukorera, turabona bya bindi byose byajyaga bituremerera ko biri kugenda byoroha kandi bitaravuyeho, ahubwo ari uko twamaze kwemera yuko Yezu Kristo ari Imana yacu. Aleluya. Ubwo rero niba twarabyemeye gutyo kandi tukaba tubyizeye dutyo, aleluya, n'ukuri niduhumure byose bizakoreka. Nge nemera yuko uri kumwe na Yezu nta na kimwe abura, nemera yuko uri kumwe na Yezu nta kibazo na kimwe mbese kiburirwa igisubizo. Ahubwo rero twe dushobora kubura ibisubizo kubera yuko tutashatse kwegera Yezu, cyangwa se ko yabizanye ntitubibone nk'uko yabizanye, twe tugashaka kubibona mu buryo bwacu. Ibyo kandi twagiye tubiganiraho igihe kirekire, tureba uburyo Nyagasani asubiza, twaje gusanga rero ko adasubiza mu buryo bumwe gusa, ahubwo asubiza mu buryo bwinshi. Aleluya. Ndizera yuko icyo ngicyo tukibuka. Kubw'ibyo rero ntabwo dukwiriye gushidikanya ko yatwumvise. Aleluya. Kandi ntidukwiriye no gushidikanya ko n'iri sengesho riri kugenda rikagera hehe, rikagera ku Mana y'ukuri. Kuko burya ijambo ry'Imana riravuga ngo ntushobora, aleluya, ntushobora kuvuga ko Kristo ari Imana utabibwirijwe na Roho Mutagatifu. Ni ukuvuga rero ngo ntushobora gufata akanya ngo upfukame utabwirijwe na Roho Mutagatifu. Kandi ntashobora kukubwiriza ngo uvire mwaho utahamara amasa, ntabwo byakunda. Kubw'ibyo rero muvandimwe, emera kandi udashidikanya ko akanya wamaranye na Yezu, ko igihe cyose wabereye muri izi audio ndetse n'ahandi mu yandi masengesho ukora, utigeze ujya kure y'Imana, utigeze utigihe. Kubw'ibyo rero hari byinshi waronse wenda utarabonesha amaso, ariko kandi ufite. Kuko Yezu yarambwiye ati ibyinshi abantu bibwira bafite ibirenze ibyo ngibyo. Hari uwibwira yuko wenda afite ubutunzi, ariko Imana yaramuhaye ibiruta ibyo ngibyo. Byonyine no kugira ngo izina ryawe ryandikwe mu gitabo cy'ubugingo muvandimwe, ni amahirwe akomeye cyane. Yezu yarambwiye ngo izina iyo ryanditse mu gitabo cy'ubugingo riba ryandikishije inyuguti ziremereye kandi zihenze cyane, ku buryo niyo baguha agaciro k'inyuguti imwe ishobora kugutunga ubuzima bwawe bwose bwo ku isi, n'abawe bakazaryaho n'abandi. Noneho tekereza, urebe izina ryawe, urebe inyuguti ziriho, urasanga rero uri umukungu mu ijuru. Iyo Nyagasani avuze ati izina ryawe riri mu gitabo cy'ubugingo, ujye uvuga uti ibindi byose, naho nahera uyu munsi igenda apfukamye hasi, naho nagenda nkurura akabuno mu muhanda, ariko mfite ubugingo bw'iteka, ibyo birampagije. Aleluya. Hari abantu benshi rero baba bashaka kugira ngo batunge iby'isi. Ibi ngibi ni imburamumaro, ibi ngibi ni ibisigara ku isi, ariko twebwe iwacu ni hehe? Ni mu ijuru. Turashaka gutunga iby'isi kandi tutarabayo, ntabwo byadushobokera, ntabwo byakunda muvandimwe. Urashaka ngo ibintu byose bikumvire, kandi ariko ntabwo byakunda. Ntabwo byakumvira kubera ko tari iwanyu. Nawe nugera iwanyu uzategeka bishoboke, ariko uyu munsi uri umucumbitsi, uri umugenzi. Emera ko ahangaha uri utazahategekera ngo bikunde.
ndetse ab'isi wajya kureba ugasanga bakurusha ubwenge, ndetse ab'isi wajya kureba ugasanga barakurusha kureba kure, ukaba wajyaho rwose ugatangira no kujya witukagura wiciragura uti kuki ntamenya ubwenge nka runaka, ngo nanjye nkore nka runaka, nyamara ariko ashobora kuba ari iwabo wowe utari iwabo, wowe uri umugenzi uri kujya iwanyu. Haleluya. Kubw'ibyo rero wihangayikishwa nuko runaka na runaka bageze ku rwego runuru. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ntitukaneze, ngo ntitugaterwe ubwoba cyangwa ngo duhangayikishwe nuko abapagani baronka, kuko baba bari mu busendere bw'ibyaha, bari iwabo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo hagowe abaseka kuko bazarira. Aba bari guseka rero, ba bandi ubona bari guseka baragowe, kuko igihe kiri imbere nitugera iwacu bazarira. Hahirwa abababaye uyu munsi, abo barwaye bari mu bitaro, abari mu nzu z'imbohe, abakene batagira icyo bafite, abadafite imiryango yashize kubera impamvu z'isi, abo bose barahirwa. Haleluya. Kuko bazaseka, kuko ibyo baburiye mu isi, haleluya, bazabibona nibagera hirya y'ubu buzima. Kubw'ibyo rero muvandimwe, ngarutse aho ngaho ndagira ngo nkubwire nti wibabazwa nuko runaka na runaka bahiriwe, kubera yuko wenda bahiriwe kubera amanyanga babamo, wenda se bahiriwe kubera ibibi babamo. Zaburi irabivuga ikabikubuza rwose, ikakubwira ngo ntugahangayikishwe cyangwa ngo ubabazwe nuko abandi banezerewe kandi ari abanyabyaha, kuko baba bari mu busendere bw'ibyabo. Buriya rero ujye utekereza yuko buri wese agomba kugira ahantu yishimira. Uw'isi rero nawe yishimiye ko ariho uyu munsi, kuko niwo munezero we, ari kurangiza ubuzima bwe. Uw'ijuru nawe ababaye uyu munsi, ariko hari aho azishima. Ni ukuvuga ngo hari igihe cy'ibyishimo kuri buri muntu. Twebwe rero abakristo bajya mu ijuru, ndifuza ko igihe cy'ibyishimo cyacu cyaba icyo hirya y'aha ngaha. Birumvikana ntabwo Nyagasani yatuburira akarijana ya hano munsi. Haleluya. Kuko yaravuze ati mwebwe abankomeyeho muzabona akarijana mu isi ndetse no mu ijuru. Ibyo bintu nkunze kubivuga kenshi, ntabwo ari mu isi cyangwa mu ijuru, ni mu isi no mu ijuru. Ni ukuvuga ngo ni hombi icyarimwe. Karijana yacu rero hano mu isi Nyagasani ajya yiduha. Haleluya. Amina. Karijana hano mu isi tujya tuyihabwa, tugaseka, tukishima, tukagira haleluya, natwe tukagira ikitunezeza ariko. Amina. Tukambara imyenda ikatubera. Haleluya. Tukagenda ahantu heza, tukarya tukanywa bikaba byiza. Karijana hano mu isi tujya tuyibona. Karijana hano mu isi rero ntabwo dukwiriye kuyibarira cyane cyane mu bukungu bw'isi, ahubwo dukwiriye kuyibarira mu munezero wo mu mutima. Kandi uyu munezero nk'uko Yezu yabivuze ati mbahaye amahoro ariko sinyabahaye nk'uko isi yatanga. Karijana hano mu isi rero twebwe tuyibona kenshi mu munezero wo mu mutima. Haleluya. Imana ikaguhera umunezero wo mu mutima, ukumva uranezerewe, kabone nawe ibyawe byaba birimo gushya, ariko ukumva wifitiye amahoro y'umutima. Iyo niyo karijana hano mu isi. Yezu yatwihereye amahoro atari nk'uko isi iyatanga. Amahoro isi itanga rero ajyanye no kurya no kunywa, amahoro isi itanga ajyanye no kwigwizaho, ariko amahoro Yezu atanga atandukanye n'ibyo ngibyo. Haleluya. Kandi amahoro Yezu atanga habamo no kwibabaza, habamo mbese kubabaza umubiri uyu munsi kubera ikuzo ry'Imana uri gushaka mu gihe kizaza. Erega muvandimwe ndagira ngo nkubwire ngo ibyo ubika uyu munsi, humura nawe uzabisoromaho. Igiti uri gutera uyu munsi uzagisoromaho mu gihe kizaza. Muri karijana hano mu isi rero, mu buryo Nyagasani atubwira ko tugomba kwibabaza dutegereje ejo hazaza hacu kandi ariho tuzaronkera, ndagira ngo nguhe ubuhamya bw'ikintu giherutse kumbaho. Yezu Kristo arambwira ati iyi ni karijana yo mu isi. Ngire gutya mpure n'umuvandimwe. Iyo mbivuga rero wenda ushobora kwibaza uti ngewe iyo nguha ubuhamya bwanjye mbuguha uko buri. Mbuguha uko buri, nta kimwe nkuraho na kimwe nongeraho, ariko nuko buri nuko. Ubwo rero nanjye ko mba nzi ko mbwira abantu wenda bo mu byiciro binyuranye, mba nzi ko hari umuntu uzabyumva bikamusetsa, undi bikamubabaza, undi se simbizi, ariko reka mbuguha ubuhamya. Kandi Yezu yarambwiye ngo nzabubuye.
byamaze kuba arambwa tuzabimbwira abana banjye ndavuga ntizabivuga, ntabwo nari nzi ngo zabivuga ryari, ariko n'uyu munsi ubwo mbivuze. Ntabwo hashize igihe rero muri weekend ishize ngire gutya mpure n'umuvandimwe arambwira ati yo, ati narakubuze, ati se umeze ute, ati mperuka ucuruza warahombye, ni ukuri byararangiye, abari banzi rero ngo barambabarira uyu munsi. Abajya mu ijuru ariko nibo mvuga, kuko abisi baba bavuga ngo awa, abo ntibabura rero, ba bandi badushorera batujyana ku mufarizayi, bashaka ku mufarizayi aducecekesha, abo ntibabura, baba contre 6 njya nkubwira, abo ntibabura. Ariko kandi aleluya, n'abatujyana ku bafarizayi bashaka ko abafarizayi mba promoting imivugire yacu kugira ngo bizamuke, nabo tuba tubafite. No kuvuga mu yandi magambo n'abakunzi n'abanzi mwisi. Twese rero nta muntu utabagira, ibyo byo ntazibeshye, nakagira utekereza ko akundwa na bose, kuko na Yezu ntiyakunzwe na bose kandi ari Imana, ari n'intungane y'Imana. Nkatwe abanyabyaha rero gukundwa na bose ntabwo byakunda, ntabwo byashoboka. Birashoboka ko wakwitwararika wenda ukabanira abantu bose mu mahoro, ariko ntabwo bose bagukunda, ntabwo byakunda. Nuko rero iyo tuganira ku butagira inenge, umuntu wabayeho atagira inenge ku isi ni Bikira Mariya, ariko nawe ntiyakunzwe. N'ikimenyemenye nubwo atagira inenge, n'uyu munsi hari abantu, hari amadini atamwemera. Ubwo rero bivuga ngo gukundwa na bose ntibikunda. Ariko Nyagasani Yezu, njye naramubwiye ni Yezu niwe wababariye abishi bawe, ubabarira abakwanga, njyewe rero ntukanyereka abanyanga, kuko ntago banyubaka pe. Niyo umuntu ambwiye ko anyanga ntabwo binezeza, nta nubwo byakira. Kubw'ibyo rero abanyanga ujye ubagumana ahantu nzi ko bahari. Ninasenga nsabira abanyanga, ariko si ngombwa ngo menye ngo ni runaka na runaka, ko byatuma nanjye mwanga. Kandi ijambo ry'Imana tubwira ngo dusabire abatwanga, ngo kandi ngo dusabire abadutoteza, dukunde abatwanga, ngo dusabire n'abadutoteza. Urumva rero, niba menye ko runaka nyanga, byangora wenda kumukunda, ariko burya ntabizi bishobora gutuma ngukunda kandi ntanazi kunyanga. Ibyo bintu byambayeho nabyo byaranyijije. Wenda iyo niyo témoignage ndibuze kuguha nituba Nyagasana kibidushoboje, kuko igihe mvuga nkasa gusanga nyene ko hari icyo tugomba gushyira imbere cyane. Reka rero ngo témoignage ijyanye n'icyo nakubwiraga nyine cyo kwigomwa hano mu isi. Ubwo mpure n'umuvandimwe wanjye rero rwose arambwira ati rwose ndabizi uheruka gucuruza, mbese yewe nuko niko byagenze, ati komera ndakomeye. None harambwira ati noneho, ati ngwino tuganire, twicarane tuganire. Rwose tukicara ahantu turaganira, ariko nkaba nari nshonje cyane, ko nari mvuye ku rugendo naniwe, twahuye mbese naniwe. Nuko ndamubwanira reka nihute, ndumva naniwe ndanashonje. Ati ngwino ujye kukugura ibiryo tube tuganira. Ntiyego. Turagenda twicara ahantu muri restaurant, ntumize ibiryo. Noneho babizanye n'ukuri nari nshonje, ndavuga niko se ku mutima, ariko sinari kubimubwira. Ndavuga ntabwo se Nyagasani Yezu, kuko n'ibiryo birampaza. Numvaga ko akunda ubushonje, wumva ufite mbese mu Kinyarwanda cy'ubungubu tuvuga ngo ni ifemba, ufite ifemba, ndumva ufite inzara nyinshi. Nuko noneho rero iyo mvuga ngo mu Kinyarwanda cy'ubu ndabyoreka mbivugeho, hari ukuntu mbese Ikinyarwanda abantu bagenda nyine bazana amaterime mashyashya. Ubwo rero n'Ikinyarwanda hari ukuntu abana mbese abakiri bato b'abajene bagenda bazana amaterime nyine, natwe tukayafata. Yavuga ngo umuntu afite ifemba, ni ukuvuga ngo afite inzara nyinshi cyane. Ni ubwo rero nanjye nayo mfite ifemba, bazanye ibiryo mbona ni bikeya, ariko ku mutima ndaceceka, ndavuga nuko biri kose nibitamazi ubwo nta kibazo. Nukuri reka nkubwire ukuntu byangendekeye. Nkozemo 1, 2, 3, haba haturutse umwana ku ruhande, ahagarara iruhande rwanjye gatoya inyuma, kuko hari ukuntu bubakira amaresitora. Ko twari twicaye hanze nyine, ko nari naniwe, nuko ndavuga nteka twicara ahantu hanze. Kumbe ni Yezu wahisemo ko twicara hanze. Noneho hanze aho hakaba hari amasazi, hanze aho hakaba atari hameze neza. Noneho baratubwira bati muze mwicare hano mu nzu nta kibazo. Ariko nkumva ndashyushye, ndavuga ntoyane reka twicare hanze. Twicara hanze. Kumbe ni Yezu wabikoraga, kuko yashakaga kugira ngo nyihere umugisha, ariko njye sinari mbizi. Nuko badutegurira aho hanze, barahanagura neza, mbese isuku haboneka. Nicyo nashatse kuvuga, nuko turicara. Bakibizana rero, nkozemo 1, 2, 3, haba haturutse umwana ku ruhande, arebera mu tuntu twari duhari, arambwira ngo mama,
ngo maze ngo ibyo biryo wabimpaye nuko umva reka mbabwiye gukorera ijuru biraruhije, noneho ntekereza inzara mfite, ntekereza n'ukuntu merewe, noneho ndamubwira ntese ni kuruzi nkirya nubwo ndabiguha nyuma ngewe ndiki, nuko arambwira ngo yango ntacyo ngo nuhaga ngo ibisigaruze kubima noneho bikubitana nuko nanjye natekereje ndavuga nti Mana ku mutima ariko nibyo natekereje n'ibiryo nta nubwo biri bumpaze. Nuko ubwo rero uwo muvandimwe rero uko twari turi kumwe nyine we bazanye ibiryo nyine, nuko we aririra, mbere se nta kibazo yari afite ku buryo uwo mwana yaje gusaba, ahubwo ibiryo byanjye bisa naho aribwo bikihagera bwo ngiye gukoramo. Nuko ubwo rero ako kanya umwana amaze kuvugira aho ngaho numvise ijwi rimbwira ngo bimuhe. Nuko ndavuga nuko biri kose wa mugani nshobora kutabisiga, ntabisize rero nanjye numva ntagira amahoro pe. Uyu mwana umbwiye gutya ubusubuko ko uyu mwana aturutse hehe. Nuko ndamubwani rero ni ngwino mbiguhe. Aza yirukanka mbona hamagaye n'akandi kana bari kumwe, ati ngwino tugize amahirwe tubonye ibiryo. Baraza nti noneho mwicara ahangaha mu biryo ndeba kugira ngo badatwara isahani y'abandi, kuko nabonaga ari ubwana bumeze nk'ubumayibobo. Nuko bwicara aho ngaho burya bwishimye bukajya bufata amafiriti bugashyiramo mayoneze, kandi ubwo mayoneze bayinsukiyeho, mbese hari ukuntu umuntu arangara gatoya abantu bo muri serivisi nyine bakagenda bakazana ibyo ugomba kubona. Ubwo rero barayizeye, ndavuga nigiye mayoneze rwose ntabwo nyirya, bariko bari bamaze no kuyisuka ku ruhande ukuntu nyine. Nuko noneho ndavuga nti Mana ngiye ntabwo nyirya, ubwo numvaga nyine nijujutiye ko ntari buyirye, ariko Yezu kumbe yari yayiteguriye abo bana, ko abo bana baryaga ifiriti na mayoneze ukabona rwose bari mu birere, ukabona barishimye cyane. Noneho baragije barandeba ngo mama ngo Imana iguhe umugisha, ngo ibiryo twaherukaga kubirya kera, bahita bagenda. Nuko ubwo rero uko bari kurya, Yezu Kristo yaraje anyicara iruhande arambwira ngo burya rero ngo niki cyatumye nkwicaza ahangaha, kuko iyo ujya mu nzu ntabwo aba bana bari kukubona, kandi aba bana bari bashonje, wowe ndakomeza nkugaburire ndetse nguhaze, ariko aba ngaba ibi ngibi nibyo babonye byonyine, nta n'ikindi cyizere cyo kuza kubona ibindi. Nuko ubwo rero muri make nuko iyo nkuru yarangiye. Ntaha nshonje cyane, rubwo nagurutse aho ngaho ndushobora kuvuga uti nuko Yezu Kristo aguhaza umunezero urahagura. Numvise nejejwe nuko nkoreye ijuru, ariko kandi ntabwo nigeze numva wenda mu nda hajemo icyo mbese igitumye mpaga. Ntabwo nahaze kubera ko mbitanze, ahubwo inzara yarakomeje irandya. Bivuga iki rero? Bivuga ngo iyo wakoreye Yezu ntabwo unezezwa nuko wenda niba wari ufite umusongo uvuyeho, niba wari ufite inzara ntabwo bivuga ngo unejejwe nuko inzara ivuyeho, ahubwo hari icyo Nyagasani aba akuvunjiyemo aho ngaho. Haleluya, kibitswe hirya y'aha ngaha. Yezu rero yarambwiye ngo nzabikubwire kugira ngo nawe bizagufashe igihe uzahura n'umuntu nawe ushonje cyangwa se ubabaye, ntuzatekereze ku nzara yawe, kuko wowe ushobora kugira gutya ukazabona n'undi ukugaburira, ariko wa muntu we ntaba afite ahandi hantu azabikura. Ubwo rero kuba mbikubwiye ntabwo ikuzo ryanjye rivuyeho, cyangwa donc igihembo nari kuzabona kuri icyo gikorwa ntabwo kivuyeho, ahubwo Yezu yabimpaye kugira ngo binyigishe kandi nawe nkwigishe. Haleluya. Kuva rero Nyagasani ankoreye icyo kintu, wenda ari kumpembera ko nakijije umuntu umwe, ariko yitemwanyaje nguhaye, nzi ko ibutume nawe utekereza uburyo wajya gutanga, cyangwa se uburyo utanga none ukagira akantu wikosoraho. Ni wikosora rero ndaba nkijije roho yawe n'izabandi. Ubwo nukuvuga ngo aho guhemberwa wenda ko nahaye umuntu, wenda nagaburiye uwo mwana, ashobora kuba wenda ari n'umutekamutwe, ari n'ubwana bwirwa busabiriza mu muhanda, ibyo ntibindeba. Ariko ikiri cyo nuko njyewe icyo nkubwira nuko iyo Nyagasani aguhaye ujye nawe umenya gutanga, kandi nutanga ujye umenya ngo icyo watanze ukuboko kw'ibumoso ni ukw'iburyo ntikukakimenya. Ariko njye Nyagasani yemeye ko mbivuga, haleluya, kugira ngo nkize roho yawe, kugira ngo nkwereke uburyo, wenda ndikukwereka uburyo nanjye Nyagasani njye nakubwira ngo yantangishije ku ngufu, kuko ntabwo inzara nari mfite n'uburyo nari naniwe ntabwo byari byo guha uwo mwana, ariko uko Nyagasani yabinkoresheje nanjye gutumye mbikubwira. Si uko ruwize ndi intungane, ahubwo nuko Nyagasani abagira ngo mbese turebe uko dukwiriye kugenda mu isi y'uyu munsi. Haleluya.
hari ikindi kintu Nyagasani Yezu aherutse kunkoresha nacyo cyarantangaje cyane. Yezu Kristo tubana mu buzima bwacu bwa buri munsi, ariko kenshi na kenshi wenda ubanza tutanamubona. Ubwo rero icyo kintu Nyagasani yankoresheje nicyo nshaka kukubwira muvandimwe, ngamije kugira ngo nkize roho yawe. Aleluya. Ntabwo ari ukugira ngo nkwirateho, ahubwo mba ngira ngo uvugurure uburyo wakoraga. Amina. Uvugurure, kuko buriya gugira neza twese tugira neza. Yewe n'amashitani arabimenya burya. Uzi ko hari n'abantu bakorera shitani itegeka kujya bagemurira nk'abantu mu bitaro, ugasanga nk'umuntu ari gutanga témoignage avuga ati twebwe tugikorera ikuzimu, badutegekaga ko tugomba kugemurira abarwayi igihe kiniki. Mbese ugasanga hari gahunda y'uko bagomba kugemurira abarwayi, cyangwa se mbese kureba imbabare izo arizo zose. Mu buryo rero bwo kujijisha, shitani nayo irabikora. Noneho rero njyewe Yezu Kristo yanshyize iruhande rwawe kugira ngo ibyo bikorwa ukora utari uwa shitani, bititirirwa shitani cyangwa se bitajya mu gitebo cyo kwa shitani, kandi wabikora gushaka gukiza roho yawe. Ni ukuvuga ngo ushobora kugira gutyo ukavuga uti ngiye gutanga, ugatanga utangishije umutima mwiza, cyangwa se ugatanga wenda Yesu akabigukoresha ugatanga, ariko kandi wagerekaho ikibi, cyangwa se wagerekaho amagambo mabi, ugasanga wa mugani uruhiye ubusa. Reka rero nkubwire ikindi kintu cyambayeho mu minsi ishize, nacyo ngewe ubuhamya mbuguhangira ngo bukomeze ukwemera kwawe kandi buvugurure ibikorwa byawe byo gukiranuka. Aleluya. Mu minsi ishize umuntu yagize gutya anyohereza amafaranga, arambwira ngo aya ni ayawe, aya ni aya runaka, aya ngaya uzayamera umuntu uwo ari we wese muzahura ababaye. Noneho rero ibyo bintu mbikora uko nguko abimbwiye. Ayanjye ndayabika, ay'uwo muntu ndayamuha, hasigara yayandi rero. Yayandi ndavuga nuko biri kose, kuko nimfite urugendo ntinzayatanga nitonze. Uwo muntu ndongo nari ntaratekereza ngo nzayahande, ariko numvaga ngomba kubikora kuko ngewe nubaha ibintu bya Yezu. Uko Yezu abigena ngewe niko numva nabigenza, kuko ndavuga niba yategetse uyu muntu ngo bigende gutya, biba bigomba kugenda gutyo. Uyu muvandimwe rero nawe ndahamya ko arimo kunyumva, kuko iyo témoignage nawe arayumvira hamwe n'abandi, kuko ntabwo nigeze mbimubwira. Nuko ubwo rero ikintu cyabaye niki, ndagiye ngera ahantu ku mupaka, kuko icyo gihe nagiye kuyafata ariko mfite n'urugendo. Ayanjye ndayabika ariko nyabikana n'aya wa muntu uwo ari we wese nzahura nawe. Ndakugendeye rero ngere ku mupaka, mu kujya kuyahinduza no kuvunjisha, mbese banyibamo amafaranga awanye neza neza na yayandi wa muntu yari yambwira ati aya ngaya uzayaha uwo ari we wese muzahura akeneye ubufasha. Bayanyibye rero mbibona nigiye hirya gatoya. Noneho ndababara cyane, ndavuga ndako se Nyagasani koko nibingibi nibiki koko, ntabwo abantu koko bigize abateka mutwe. Nangira kwitonganya, burya hari n'ikintu kikuba ukumva uhindutse igicucu. Vuga umuntu wize warangiza ukanabeshya ngo nizi universite bakaba ari aho ugera ukumva n'ubwenge bwawe bushyize mu kibazo, ukavuga buse bumariye iki kuba banyibye, nkaba mbibonye nanagiye no kubibahamya ko bayakwibye biba bigoye. Kubera yuko iyo wahatirimutse nyine amafaranga murabizi, niba ubibonye bibonera aho ngaho, ariko niba watirimutse bavuga batushobora kuba uyabitse. Nuko mbese muri make ndakomeza ndagenda, ariko uko ngenda mbabaye, mvuga nako Mana koko nibi nibiki. Noneho Yesu aranyihorera, ndakomeza ndijujuta nigiye imbere gatoya. Yesu arambwira ariko se ngo ubabajwe n'iki, nako se nyiri ubutagatifu koko nta makuru udafite ntayahenge. Hari igihe Yesu umubwira rero nkumva nyine nk'abigishwa bajye Mawusi, burya urya muntu waje akababaza ari we Yesu nyine bari bataramumenya, burya asa naho yabakubye mu kiganiro. Donc bari baganiriye, bo baganiraga bumva bumvikana, kandi rwose bose bababajwe n'iyo nkuru, bari kuvuga inkuru ishyushye. Uwo muntu rero aje kubacecekesha no kwivanga mu kiganiro cyabo. Urumva rero mu buzima bwacu bwa buri munsi wo muntu mumureba nabi,
ndetse ukaba wanamurakara ko si we arashaka iki. Ni uko nguko mu buzima bwacu nuko tugunze kubigenza. Nanjye rero ntabwo abigishwa bajya mawusa, ntabwo baba bamubwiye nabi, ariko uburyo bamushubije wumva ko uwo muntu yabajije ikintu yakagombye kubazi. Ni wowe uba muri se utazi ibyabaye. Ni nko kumubwira ni wowe ubinahanga utazi amakuru yaho. Inkuru yabaye Kimomo ntabwo uyizi. Nuko ubwo rero Yesu Kristo nanjye yasanze ndi kwijujuta, atari ko se kundi ubabajwe n'iki, nayo ko se Nyir'ubutagatifu nta makuru ntabwo yafite, n'ubuse ntibanyibye ureba. Ubwo kandi nkaba ndamuhindukiye, ntabwo ubundi w'ikibanyibye wowe ukaceceka. Nubwo wari unaniwe kumbwira ngo barakwibye. Erega Yesu akaba ari bubaye uyu mwami w'amahoro yaragowe, yatugoreweho. Nuko Yesu ahita ambwira ngo ubundi se bakwibye ngo angahe, ntabwo se ubwo ntabwo ubizi. Arambwira ngo ariya ntabwo bayibye, ngo yagiye aho yagombaga kujya. Ntiguteze ateze ntabwo wibuka wa muntu wakubwiye ngo ayangaye uzayamera umuntu uwo ari we wese uzaba akeneye ubutabazi. Ati nariya rero atwaye. Nibwo nashyize no mu mibare nsanga neza birahura. Ndamubwira ariko se Nyir'Ubutagatifu ntaya makuru ni uku nguko wari uyatunze, rero uriya muntu uko ayanyibye nta nubwo yayansabye, ahubwo arayanyibye. Nijye numvaga azayafashisha umukene. Arambwira ngo nuriya ni umukene, kuko ubukene afite ni ubukene bukomeye. Ati nureba ariya yibye ashobora kumukura ku kintu cyitwa kwiba burundu, kuko biriya ni ibintu yagize umwuga, kumva ko agomba kujya ategera abantu hariya akajya abavunjira mu buryo bwo kubiba. Atariko rero buriya ariya amafaranga atwaye ashobora kumukura ku iseta burundu, ntazahagaruke, akaba arakijijwe, atari uko ahombye, ahubwo akahava mu by'ukuri wenda agize ikibazo runaka, ariko mu by'ukuri agakira. Nuko iyo nkuru irangira ityo. Noneho ndavuga nti ariko Nyagasani urakoze, uko biri kose. Arambwataya iyo uyakomezanya washoboraga kuzayarya, nkazakugaya ko wariye ibitari ibyawe kandi atari n'ikintu gifatika wariye. Nuko iyo nkuru irangira ityo. Rero muri make nguwo nasanze akeneye ubutabazi, nubwo ntabumuhaye, ariko umuvandimwe yarambwira ati uwo ari we wese uzaba akeneye ubutabazi. Ntabwo rero ngewe nari kumugena, n'uwo muvandimwe ntiyari kumugena. Ngewe niyo nza kugena nari kuvuga ni hari abantu bababaye ndabazi, nzafasha bonzi. Ntabwo rero nari gutekereza yuko wenda ari uwo muntu ntazi kandi ubitwaye muri ubwo buryo. Nanjye nabaje Yesu ni si kuki abitwaye mu bujura. Arambwira ati buriya ushobora kumubera umuti w'ubujura. Haleluya. Ntabwo rero tuzi urakukuriya nawe n'umwana wa Aburahamu. Erega nawe n'umwana wa Aburahamu, kandi abazanye Yesu ni nk'abarenye n'ibyo bisambo, abo bantu bakoresha ubwenge bwabo kugira ngo bibe bagenzi babo. Nuko rero muvandimwe wanjye nkunda, turacyakomeza rero kuganira. Hari ubuhamya nari nkwemereye ntindaza kubuguha, nkubwira ukuntu iyo umuntu akwanga ukabimenya bijya bitwimisha umugisha. Nkumva rero nakwifuza yuko umuntu yanyanga ariko simbimenye. Aho ngaho rero naho nari nkubwiye ni ubwo buhamya ndaza kubuguha niba Nyagasani arabitwemereye reka mbuguhe, nubwo butajyanye cyane wenda n'icyo tugiye kugana, ariko unako birajyanye kuko mu kanya uraza kumva ko bijyanye. Umuvandimwe rero anyange ariko simbimenye. Aranyanga pe, ariko anyanga rwa rwango rubi rugamije no kugira nabi, ngo agambirira kuzangirira nabi, ariko simbimenye. Burari iyo utazi ikintu wumva wishimye, nta n'icyo wishinja. Nta muntu numvaga naragiye nabi, ntawe narifitanye nawe ikibazo, kubw'ibyo numvaga ntuje. Twahura nkabona arandeba n'abahekenya amenyo, cye nkumva ntacyo bimbwiye, numvaga nta kibazo. Noneho igihe kimwe rero amina ujye ukomera kuri Yesu, kuko Yesu Kristo akurwanirira aho utazi. Ahangaha nyihari reka nkubwire muvandimwe, twarasenze iminsi 7 twinje no muri rozari. Ushobora kuvuga uti ngewe ntabwo nabonye icyo Nyagasani yankore. Tuza reka nkubwire, igihe ubuhamya buzazira uzaza gusanga ko byatangiye wenda uyu munsi bigenda bihererekanya kugeza ubwo uzatangira ubuhamya.
ni ukuri Nyagasani ibyo akora ibyinshi nibyo tutamenya, ibyinshi nibyo tutaha n'agaciro kubera ko biba biturenze. Nkanjye uwo muvandimwe yaranyangaga ariko sinabibonaga. Reka rero nkubwire, igihe yagambiraga kungirira nabi, aleluya, Yezu Kristo akagenda abinyuramo, kuko nakundaga kujya mu misa ya mu gitondo buri gihe. Noneho ngo agambira ko azantegera aho ngaho mu ishyamba, wowe nca nyine njya mu misa, ngo akangirira nabi niba zanyica simbizi. Ariko Yezu Kristo ni mwiza, aleluya. Reka nkubwize ukuri, guma kuri Yezu muvandi, guma kuri Yezu, kuko agukuriraho ibyo uzi n'ibyo utazi. Ngewe icyo sinari nkizi, ariko reka nkubwire uko nakimenye, kuko ushaka kuvuga uti oya ibi ngibi uri kubihimba, ni ukuri nawe urahimbye, none se wabibwiwe n'iki? Reka rero mbikubwire kuko nibyo. Ubwo rero uwo muvandimwe igihe cyarageze, igihe kimwe ngiye ahantu, ngeze ahantu nkaba nari mfite responsabilité mu bintu byinshi byari biri kuhabera. Noneho uwo muntu ndagenda mu cyumba nsanga araryamye, yarwaye, yarembye, kandi abantu bose bari kumwe bamutereranye. Mpageze numva muri ngewe ngize impuhwe, noneho ndamwitaho pe, mwitaho nk'uko wakora uri umukristo. Ntamwitaho kuko sinari nzi ibyo agambiriye kuzajya, ntabwo ibyo mu mutima we sinari mbizi. Ngewe nabonye ko ababaye, mbona ko ananiwe kandi akeneye ubufasha, ndamufasha kuko nari muzi, ndamufasha pe, ndamufasha mugirira neza pe. Arangije ndagenda muzana amazi, ndamubwira nikaraba, muzanira ibiryo, ndamwondora ibishoboka byose mbese. Noneho arangije arambwira, abashe gufata agatege aricara, arambwira ati reka nkubwire, ati nukuri unsabira imbabazi Imana, ati kuko narakwanze, ati numvaga ashaka kuzakugirira nabi, ati ne narabipanze, ati ariko Imana ishimwe cyane, ati kuko itatumye ngera ku mugambi wanjye, ati none ni wowe ungiriye neza koko, ati abandi bose bantereranye. Umuvandimwe n'ukuri yararize, numva ntago mbyumva, aleluya, numva ntago mbyumvise. Arabimbwira, arangije arambwira ati rwose umbabarire. Ndamubwira nti humura, ntabwo nshobora kugutekerezaho ikibi rwose. Ariko ubwo mu kubimbwira agiye nta n'ibimenyetso ndabyibuka koko, ati niwibuka igihe nakubwiraga gutya na gutya, ntindabyibuka, ati niwibuka uca aha n'aha bikagenda gutya, ntindabyibuka. Akabimbwira rero. Ubwo rero naje gusanga Imana yo mu ijuru iturinda mu byo tuzi n'ibyo tutazi. Gira neza rero wigendere, nicyo navugaga. Kandi buriya kumenya ko umuntu akwanga bituma wenda urushaho kumwanga, cyangwa ukaba wagirana. Iyo nza kuba wenda nari nzi ko uwo muntu yanyanze, nashoboraga wenda nanjye kuba nashaka kumwihimuraho, nashaka kugira nabi, mbese ugasanga noneho bibaye bibi. Ariko Imana yo mu ijuru yarakoze, yampereye umugisha mu cyo ntazi, yarakoze kuko yabimpishe ikampa umugisha, navuga ngo ku ngufu. Haleluya, nukuri Yezu ndamushima cyane. Naramubwiye nturagahora usingizwa iteka mwami wanjye, kuko ugira neza mu byo tuzi n'ibyo tutazi. Ibyo rero nahuye nabyo inshuro nk'ebyiri cyangwa eshatu. Hari n'undi muntu nawe wari wagambije kungirira nabi, ariko undi muntu araza arabimbwira, arambwira ati ariko runaka nubwo umuvugisha arakwanga, kandi ariko ngewe nkumva ndamukunda. Ariko arambwira ati runaka nubwo umuvugisha ko ngo arakwanga, kandi yarabivuze, kandi ngo arateganya kuzakugirira nabi. Ndamubwira nti nta kazi ke. Noneho biza kuba ibintu bitari byiza rwose, nuko wa muvandimwe ndamwihorera, nanjye nsa n'umucitseho. Yezu rero nukuri reka nkubwire, komera kuri Yezu. Nukuri Yezu yareba mu mutima wawe akabona ko nta kibi kirimo, arakurengera pe. Umwami w'amahoro yaragire gutya igihe kimwe wa muntu arwara ngo umutwe wa wundi umujegeza akavuza induru. Baramujyana ahantu hose, indwara irabura. Igihe kimwe nicaye mu biro aho nakoreraga, ariko nkaba narasengaga, abantu twakoranaga bari babizi. Mbona uwo muntu baramunzaniye, bati hari umuvandimwe we, mbese ubwo wari hafi yanjye. Noneho aje kumureba, ahagera amubwira ati noneho ndapfuye, birarangiye, umutwe uranyishe. Aramubwira ati ariko hari umudamu dukorana nuko urusengera abantu bagakira, ati waretse akagusengera. Undi ati nta kibazo rwose, ati ndambureho ibiganza, ati nuko araza arambwira ati ko hari umuntu ushaka isengesho kandi byihuse, ukabyara wambabariye ugafunga biro kuko tukamusengera. Nimubwira aje mbona ni wa wundi wa mudamu kuko nari muzi.
nuko ariko ntacyo ngiye ko numvaga ntacyo nishinja, nta n'ikintu n'ikibazo mfite. Ubwo twagiye hamwe turasenga, icyabaye igitangaza nuko yavuye aho ngaho uwo mutwe ukize kandi wakize. Kuva icyo gihe nabwo ngiye kurwara. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire rero muvandimwe, hari icyo Imana ibiri gukora kuri twebwe. Haleluya. Iyi Imana yagusize amavuta yayo, haleluya, iyi Imana yagusize amavuta burya uburi uwayo. Dawudi yarahungaga agahunga Sawuli, akagenda akisha mu rutare, Imana ikamurindiramo. Haleluya. Kubera ko yari asizwe amavuta, kubera ko Dawudi Imana yari yaramutoye. Haleluya. Imana yari yaramurebye, ijisho ry'Imana ryari rimuriho. Dawudi yahawe Sawuli ngo amwice, ariko Dawudi yanga kubikora, avuga ati sinakwica uwasizwe amavuta. Haleluya. Yubahira Sawuli ko yasizwe, ariko kandi Dawudi yari umwami. Nuko rero muvandimwe, ndagira ngo nkubwire ngo iyo uri muri Yezu, iyo uhagararanye na Yezu, n'ukuri aragushoboza, akurinda ibyo uzi n'ibyo utazi, agutabara mu bihe byoroshye n'ibikome. Nako nta nibyoroshye burya. Reka nkubwire, twebwe tureba ibintu tukavuga ngo ibi byo biroroshye, ariko nta byoroshye bibaho. Burya ibiba ku muntu byose biba bikomeye. Haleluya. Turacyari rero muri iyo gahunda y'urukundo, tugomba kugirira abatwanga kandi tugasabira abadutoteza. Burya hari impamvu. Nukuri naho umuntu yaba kwanga, burya bakugirira neza, kuko burya nuko uko kunagambirira kukugirira nabi, niko Imana irushaho kohereza abamarayika bo kugutabara no kukurengera. Ngewe rero ibyo narabibonye, kandi Nyagasani Yezu akaza akambwira ati bariya abantu buriya bakuvugira isengesho rikomeye. Burya iyo wanga umuntu, burya ngo unamusengera isengesho rikomeye cyane, kandi rituma ahubwo arushaho kurindwa. Niyo mpamvu rero nkubwira muvandimwe, kwanga umuntu ni uguta igihe. Reka rero tubiganireho twifashishije iyibukiro rya kabiri, ari naryo turi buze kuganiraho. Iyibukiro rya kabiri mu mibukiro yo kwishima. Mbere yuko twinjira rero muri iri yibukiro ritubwira ku rukundo, hari amatangazo nk'abiri numvaga nifuza gutanga, mu mbabarire muyumve. Irya mbere ni irijyanye na groupe, urubuga dushaka gushyiraho nyine rwo gushyiraho iza audio. Benshi cyane mu bo mfitiye contact barambwira bati ni byiza ko wadushyira ku rubuga kugira ngo nawe woroherwe. Nukuri nkabashimira cyane, kuko iyo wumva ko uwo muvandimwe nakwiye koroherwa ni byiza. Ariko ntabwo ari ukuvuga ko wa wundi utarabyumva, ntabwo ari ukuvuga ngo ndamugaye. Oya, humura, uko byumva niko tuzabikora, kuko twahujwe na Yezu, kandi Yezu yubaha uburenganzira bwa buri muntu. Haleluya. Nuko rero ndavuga nti urwo rubuga rero niruramuka runagiyeho, ikintu nifuza cyonyine nuko hazajya hacishwaho audio gusa, nta komanteri, nta ndirimbo, nta bya bindi. Hari amatekste abantu bagira gutya bagaterura ahandi bagashyira. Oya, ntabwo urwo rubuga ruzakora muri ubwo buryo. Ntabwo ari urubuga rwo gucishaho amagambo, rwo gucishaho ibitekerezo, rwo gucishaho amatangazo. Oya, rwose mumbabarire bavandimwe nk'abagana mu ijuru, twumvikane, twirinde ikintu cy'akavuyo. Ko hari abantu benshi bavuga bati groupe ni nziza, ariko ntabwo dushaka kwiba akavuyo nka kwa kundi ugasanga umuntu adashobora gukurikira. Bitabaye ibyo, nidushyiramo akavuyo nzasubira kuri gahunda ya buri muntu ku giti cye. Noneho rero usanga ariyo dukomeje, kandi noneho kubera ko umuryango w'Imana ugenda urushaho kwaguka, gahunda y'umuntu ku giti cye ubu ngubu tuvugana maze kurenga abantu 500. Noneho no kubera ukuntu abantu bagenda biyongera, ndabona ko tuzajya no ku bantu wenda ibihumbi bingahe. Urumva rero kujya nohereza umuntu ku giti cye na telefone igeraho ikuzura. Birakwiriye rero kudushyiramo kubahana kw'abagana mu ijuru. Hari umuvandimwe yambaje atese ati mu gikari ni gute? Mu gikari ni kwa kundi uvuga uti ngewe icyo nshaka kubwira runaka ndakimubwira kuri adresse ye bisanzwe, nk'uko dusanzwe tuvugana nyine, utagombye kubicisha ku rubuga kugira ngo ariho nza kubisanga. Niho twebwe twita mu gikari. Ubwo rero ikintu nshaka nuko ngewe nko gushyira abantu hamwe kugira ngo ubwo butumwa nibugenda bugere kuri bose. Menye ngo kuko hari ubwo ntanga audio, wenda icyiciro kimwe ko ntanga ubu ngubu mu byiciro nka 2, icyiciro kimwe kikazibona zose, icya kabiri kikabonamo zimwe ntizifunguke, ugasanga ndoburije yo kugenda wenda ni excuse kuri bamwe kandi abandi bazibonye. Bigatuma rero nanjye bwo ngiye ntanga audio wenda kuri groupe, namenya ngo groupe ibonye audio, nanjye bikanyorohera. Ubwo rero mu buryo bwo korohereza ni ugushyiraho audio gusa.
gusa nta kindi tuzajya dushyiraho, nta komantere ushaka kuyikora uzajya unyandikira kuri aderesi yanjye kuko ntizahinduka. Ushaka kugira icyo umbwira, ushaka ari icyifuzo dusengera, ari igitekerezo, shyira kuri aderesi yanjye bisanzwe. Ndumva aho ngaho turi kuhumvikana, kandi Imana yo mu ijuru iduha umugisha. Irindi tangazo rero numvaga nshaka gutanga nuko numva nifuza yuko abantu mushira ubwoba mugatanga témoignage kabisa. Iyo utanze ubuhamya bw'iby'Imana yagukoreye bifasha abandi. Ubu tumaze iminsi turi mu buhamya bw'abandi bafashijwe, bagiye bakira indwara zinyuranye. Ibyo rero bigenda bifasha n'abandi. None rero nkavuga ni kameme birakwiriye yuko tutaba nk'aba babembe 10. Yezu yavuye ababembe 10, umwe ngo bari ugaruka gushima, abandi 9 ntibagaruka. Birakwiriye rero ko icyakubayeho ugitangamo témoignage, ukavuga uti ngewe nari ndwaye gutya, niba ari n'iryinyo uvuga uti nge nari ndwaye iryinyo ndakira. Kandi buriya Nyagasani gushoboje gutanga ubuhamya, agushyiraho n'amagambo ari buze gufasha abandi kuza kumva ubwiza bw'ubwo buhamya. Numva rero icyiza buri wese agerageze, wenda ari abandika, ari abavuga ubuhamya, mbese ufite ubuhamya agerageza nayo kubuvuga kugira ngo bufashe abandi. Mbese use naho waba uri, twaba turi muri sale imwe twasengeyemo iminsi 7 turayirangije, ese Nyagasani avuze ati buri wese navuga icyo yakorewe, we waceceka? Oya, kivuge rero kandi utinyuke kubwira itorero uti, cyangwa se kubwira abavandimwe uti Nyagasani Yezu yagejeje iki ngiki. Muvandimwe rero ndumva aho hantu hatari buze kukugora, niyo mpamvu nifuza yuko ubwo buhamya twabutanga. Reka rero dukomeze tuganira ku iyibukiro, kandi nizera yuko ndakuramutsa Mariya tuzirimo. Ndakuramutsa Mariya rero ndizera ko 10 z'ejo wazikoze. Uyu munsi rero tugiye gukomeza, ubwo tugeze kuri ndakuramutsa Mariya za 20. Rero hari abavandimwe bambwira batese wakoze ku buryo wenda izo ndakuramutsa Mariya uziduterera tukazivugira hamwe. Ndavuga nuko biri kose rero hari icyo tugomba no kumenya. Nago twese turi uko tugenda turyoherwa na za audio, nago bivuga ko twese turi abakristo gatolika. Nubwo nge nigisha nk'umukristo gatolika, ariko siniyirengagije ko ari n'abandi wenda baba batari muri uwo muhamagaro cyangwa muri uwo murongo. Nkavuga nti byaba byiza rero ko wenda nabo twaborohera izo ndakuramutsa Mariya buri wese akazivuga ku giti cye, cyane cyane ko nge nifuza yuko, haleluya, nawe ubwawe ugira uruhare mu isengesho rigukorerwaho muvandi. Kuko hari n'abantu bari kumbwira bati wongera dusabire ibi nibi. Ntabwo ari ngewe, ntabwo ari nge, ngenda saba turi kumwe nge nawe. Kuko nge narasengaga nkavuga ni Nyagasani, ngewe n'aba bavandimwe turi kumwe, nari mfukamye ngenyine, ariko nabaga mbona ko ndi kumwe nawe n'undi muvandimwe nawe uri ku ruhande, twese dusenga dusaba ku kibazo twabaga turi gusengera. None rero uyu munsi ndagira ngo ukomeze ube ku mavi, nanjye nyariho, rega humura, ntabwo mara kubivuga gutyo ngo ngende nirukanke, oya, nanjye nyariho. Ahubwo nkavuga ni abantu bashaka ko mbafasha ku byifuzo, ndabizi ko bahari. Hari ngewe nzajya mvuga ndakuramutsa Mariya wenda mu byiciro 2, niko navuga. Ko navuze yuko nabwiye Yezu ko nkirangiza gutanga audio kuriya turangije, nzajya mpita ngewe ndakuramutsa Mariya za mbere nzivuga. Ariko no ku isaha ya 9 nzajya ngira ndakuramutsa Mariya mvuga. Nifatanye n'abantu bose bari buze wenda kuba bazumvise nyuma, n'abazazumva wenda byakerewe kubera amasaha. Uko biri kose ku isaha ya 9 buri muntu ku igihugu yaba arimo iyo saha arayigira. Ubwo rero uzajya apfukama ku isaha ya 9 azajya amenya ko yifata, nanjye ndi kumwe nawe 9 turi kumwe, mbese twinginga umubyeyi Bikira Mariya kugira ngo adutabare. Ndumva aho hantu tuhumvikanyeho. Mu gitondo nkimara gutanga audio, tukimara kuzumva ndakuramutsa Mariya 10, niba ubishoboye igihe tuzitura tuzajya tuba turi kumwe. Niba bitagushobokeye kandi ubwo tuzajya duhurira mu za 9 yawe aho izajya igerera, ujye umenya ko nanjye wenda nayikoze cyangwa se wenda ndibuze kuyikora, kuko ushobora kugera 9 nge ntarayigeraho bitewe nuko amasaha yo mu bihugu turimo ameze. Ndibwira ko ibyo ngibyo tubyumvikanyeho. Turi mu rugendo rero rugana mu ijuru, turi abagenzi bagana mu ijuru.
tugiye gusaba rero inema yo gukundana. Nidukundana tuzagendana, tuzarindana, ntawe uzasiga undi, ahubwo tuzagendera hamwe. Nanjye rero kuko nifuza yuko wasubizwa kandi ugashima, nanjye niyo mpamvu nanjye nguhaye uwo musada, nkavuganye nanjye ayo mavi njyagiho. Aleluya. Nzi ko aya mavi afite imbaraga, kandi kwizera kurari mu kwizera kurategeka, kandi gusenga ntako bisa. Reka rero dusome Bikira Mariya ajya gusuhuza Elizabeti mutagatifu, dusaba inema yo gukundana. Bikira Mariya rero aravuga ati, nje kukubwira urukundo nyarwo, ari narwo rwatumye njya gusura Elizabeti. Kuki kuri iryo yibukiro musaba inema yo gukundana? Kuki mudasaba inema yo kubyara Imana cyangwa se kuba ibihangange? Kuko hano Bikira Mariya niba yaragiye gusuhuza Elizabeti, wavuga uti yagiye kora ko yaramaze kumenya ko Elizabeti atwite, yego, ariko nawe yagiye amaze kugera ya magambo Elizabeti yavuze yatumye Bikira Mariya abaru akomeye. Kuki se atari cyo cyamujyanyeyo? Ntidusabe inema yo gukomera cyangwa kubyara Imana cyangwa gukomera mbese mu buryo abantu bazajya batubona abana batwite bakisimbiza mu nda zabo, ahubwo tugasaba inema yo gukundana. Ni ukubera iki? Nuko urukundo ari rwo rukwiye kandi rukaba rwarakonje kuri ubu. Abandi bararuharabitse baruha isura itari iyarwo, imitima ya benshi yarayobye. Ndashaka kubateramo urukundo ruzima, atari rwa rundi rugusha mu busambanyi n'ubujura rweze kuri ubu. Urukundo rwakira buri wese uko ari. Hangaha rero uru rukundo natwe turabizi ko ari rwo ruriho. Iyo umuntu, kugira ngo umuntu akwereke ko agukunda nuko mugomba kuba muryamanye. Niba uri umukobwa, umuhungu arakubwira ati ngaho nyereka se ku nkunda. Ubwo mbese kugira ngo umwereke ko umukunda nuko muri bujya hariya rwose mugakora ibintu. Ntarwo ari urwo rukundo rero Bikira Mariya twigisha, nta nubwo ari narwo yagiranye na Elizabeti. Kuri ubu rero urukundo rwafashe indi sura, aho abagore basigaye baryamana n'abagore bagenzi babo. Ntabwo ari urwo rero rwajyanye Mariya kwa Elizabeti, ntabwo yaragiye kuryamana na Elizabeti, ahubwo yaragiye kubera urukundo nyarwo rw'abantu bamenye Imana. Aleluya. Kera twajyaga tubona abagore bakundanye tukibwira ngo barakundanye. Ubu rero byaranahindutse, hari abakundana yego, ntabwo byavuyeho, ariko hari n'abahuzwa noneho n'izo ngeso zindi. Ibyo byose rero biriho kuri ubu. Bikira Mariya rero ntabwo aricyo cyamuhagurukije ajya kwa Elizabeti, yajyanywe n'urukundo nyarwo. Ndashaka kubateramo urukundo ruzima, atari rwa rundi rugusha mu busambanyi n'ubujura rweze kuri ubu. Urukundo rwakira buri wese uko ari. Mwe rero bana banjye, ntimukanegurane, ni bibi. Naho umuntu yaba acitse umunwa, ujye usingiza Imana yamuremye kandi muzi uko ari. Ikintu cyitwa kunegurana tukireke. Na bya bindi byo kumenya ko runaka ari mwiza cyangwa ari mubi, dukwiriye kuba tutakibifite. Kuko Imana yamuremye ukuri ari niko Imana yamushatse kwaba. Ukuri niko Imana yashatse kuba. Ushobora kuba utanegura abandi, winegura wowe ubwawe. Bikira Mariya arakubwira ati ikunde, ishimira ukuri. Mu rukundo rero muri iri yibukiro nawe urabwirwa. Ubwo rero uravuga uti dusaba inema yo gukundana, ugatekereza ko ari ugukundana na runaka, kandi ahubwo uri gusaba inema yo gukundana nawe ubwawe, kubera ko utiyakira, kubera ko utiyishimiye. Bikira Mariya akakubwira ngo wirinde kunegurana, ni bibi. Naho umuntu yaba acitse umunwa, naho umuntu yaba afite amabuno mabi cyangwa se dutoya cyangwa se binini, naho umuntu yaba afite ibinwa binini cyangwa ibyiso binini cyangwa uruda, naho umuntu yaba afite amabere manini cyangwa se afite utuguru duto, ujye usingiza Imana yamuremye kandi muzi uko ari. Mwirinde uburyarya mu mitima yanyu, kuko urukundo nyarwo rwirinda uburyarya.
urukundo nyarwo ntirugira ubwira ahubwo rugira urugwiro, urukundo nyarwo ntirugira ishyari, ntiruhubagurika, ntirwikuririza. Haleluya. Urukundo nyarwo ntirugira uburyarya, ntirugira ishyari, ntirugira inzika, ntirugira umujinya. Urwo ni rwo rukundo nyarwo. Urukundo rwacu rero rwuzuye ibyo byose. Runaka si twabonye poromosiyo kandi ubwo ngo ni inshuti yawe. Runaka uzi ko hasigaye nawe yambara neza, ngo bagurishije isambu da, yarirase rero. Ubwo bikaguhagurutsa ukajya kubibwira mugenzi wawe, kumubwira ukuntu runaka asigaye yirata, kandi ngo ni inshuti yawe. Urwo si urukundo nyarwo. Iyo uri umukristo ugana mu ijuru, uvuga rozari, uhakura ingabire y'urukundo. Singura urukundo, dusaba inema yo gukundana. Abafite Bibiliya rero, ndahamya ko ibaruwa Pawulo intumwa yandikiye Abanyakorinto, ibaruwa ya mbere, umutwe wa 13, twayiganiriyeho urukundo nyarwo. Urumva rero nirwo dusaba hano mu ibukiro rya kabiri. Bivuga rero ngo ntago rozari habanye na Bibiliya. Ahubwo iyo ufite rozari ubu ni nkaho ubutwaye Bibiliya yose mu magambo makeya. Reka dukomeze dusome. Mwana wanjye, ndakubujije wigira uburyarya ngo ubwire umuntu ibyiza kandi uhekenya amenyo. Urukundo nyarwo si urugira ishyari ngo ubabazwe n'ikiza cyabaye kuri mugenzi wawe. Urukundo ntirubeshya ngo ushimishwe nuko ntawe ubasha kuvumbura ibyawe uzi kubeshya bitangaje. Hari abantu rero baba bari mbese b'indyarya ku rwego navuga ngo mpuzamahanga. Indyarya rwose akagusekerwa udashobora kumenya akari mu nda ye. Ntabwo rero abo ngabo bari bo bafite amanota menshi mu ijuru. Nubwo mu isi tubaha amanota ugasanga umuntu w'indyarya cyane, wa wundi ukweretse ko agusekeye, mbese akaba ari atunzwe n'uburyarya. Mu isi tuvuga ko azi ubwenge, ariko mu ijuru afite 0 ku 10, aba afite 0. Abashakanye mwibeshyana, abana mwibeshya ababyeyi, abakobwa mwibeshya inshuti zanyu, dore ko abakobwa bubu babigize akamenyero ko gutendeka abasore. Abo barahemuka. Kuki wafata abasore 4 icyarimwe? N'abasore kandi barabikora. Ntugire ngo barabwirwa abakobwa gusa, n'abasore barabikora. Ugasanga uyu munsi ikintu cyitwa ngo ni ukurya abana. Ukarya abana ukajya umiragura. Barahubuka bigatuma bitwa abahemu. Abihaye Imana babuze urukundo nyarwo rwihangana, kuko hari aho bagera bagahubuka bagatonganya Imana ngo ese ni hariya Nyagasani. Ugasanga umuntu agorewe mu muryango yihereyemo Imana. Urukundo nyarwo ntiruhubagurika, kuko guhubuka bitera kwicuza, kwicuza bigatera umutima amaganya. Urukundo nyarwo ntirwikuririza. Igihe muvuga iryo yibukiro muri mu busambanyi, numva muntera inkota. Urukundo benshi bararuvuga, ariko nta bikorwa biruherekeza bafite. Niba ukunda umuntu, mugira inama, muzarokoke ku munsi w'urubanza. Ntumukoreshe ibibi. Ujye umwegera umubwire uti niba isi yakwanze ngwino nkwihoreze, umufashe nk'umuvandimwe. Ese umuvandimwe ukunda amerewe nabi wabyifata mute? Naho se mugenzi wawe ukunda arwaye wabigenza ute? Umubyeyi wawe amerewe nabi umukunda wabyifata mute? Igisubizo umpa nicyo kineye kuvuga ngo ngurwo urukundo mbashakaho. Kandi koko umubyeyi wawe yikubise hasi
wumva ko ugomba gutabara. Umuvandimwe yikubise hasi wumva ko ugomba gutabara. Ariko iyo umuntu umwita umuntu rubanda kuri wowe akamubayeho uravuga uti ni akazi ke niyumve. Ariko iyo ari umubyeyi wawe ari umuvandimwe wawe uravuga uti yo birandeba, ako icyo gisubizo rero cya birandeba, ukumva ko bifashe nk'ibyawe. Nicyo Bikira Mariya akubwira ati nicyo ngushakaho. Haleluya. Ntabwo narizi ko Elizabeth atwite, nabihishuriwe nijoro ngo Elizabeth mwene wanyu yasamye mu zabukuru. Njya kumusura sinari ngambiriye kugira icyo nkurayo, ahubwo n'urukundo rwampagurukije, ngira ngo kandi mumenyeshe ibyiza Imana yangiriye. Ahangaha rero twongere natwe twinegura uyu munsi, umenya inkuru nziza kuri wowe ukavuga uti mubigire ibanga bazabimenye byarabaye. Baguha ka promosiyo ku kazi ngo muzaceceke ngo kwa runaka ntibazabimenye. Ariko Bikira Mariya mu rukundo nyarwo, haleluya, byongereho nyarwo rutagira uburyarya. Amina. Rwa rundi ari kudutoza, mbese iyo tuvuga iribukiro aho ubwo ndi kukubwira ugiye gutaha wuzuye uru rukundo nyarwo. Wumve twaruganiriyeho, none twongeye no kurusengera kugira ngo tugire urukundo nyarwo. Bikira Mariya amaze kumva iyo nkuru aravuga ati reka njya kubibwira mwene wacu. Haleluya. Urukundo nyarwo n'urwo ngurwo. Wumve ko ibyishimo byawe bibaye n'iby'umuvandimwe, bibaye n'iby'inshuti, bibaye n'iby'umuturanyi. Numve ko ugomba kubiheza. Ubu rero tweze kugira ibanga. Mubikire ibanga, muceceke. Ukaza buturanye n'umuntu wazajya kumva abantu ntibakivuga. Ariko abana ba hano bagiye ngo yewe ngo runaka agiye kwiga mu Bushinwa, ngo undi yagiye kwiga mu Buhinde, ngo undi yagiye kwiga, batarigeze banaza no kugusezera. Kera twebwe tukiga muri segonderi baratubwiraga mbere yo kwicara iwacu twabanzaga kujya gusuhuza abantu bose duturanye, kubabwira ko twaje. Twajya no kugenda hasigaye nk'iminsi 2 ngo tujye ku ishuri, tukazenguruka muri ya mihana twongera gusezera kuko tugiye ku ishuri, kandi twamaragayo nk'amezi 3. Ariko wasenguruka ujya gusezera, kandi abusezeyeho nabo bakaba bafite uburyo babyitwaramo. Ari uguhaye n'igiceri cy'10, ari uguhaye n'icya 20, ati mwana wanjye uzagira amasomo meza. Urwo n'urukundo. Ibyo rero byagiye bishira uyu munsi abantu bize kuba abanyamwigendaho, ukazajya kubona ukabona n'abana banjye nk'iyo bavuye ku ishuri ndavuga nti mujye gusuhuza abaturanyi, kwereka ngo ariko ngo ibyo ngibyo ngo mama ngumva ubwo se wajya ngo kuzenguruka abantu ukubabona none ahubwo ninjye mpindutse umusazi. Mbese iyo style ntikiriho, nicyo nshaka kuvuga. Nta rukundo nyarwo rukiriho, nubwo tugerageza kubyigisha abana ariko ubona bigoye. Cyangwa se yanakubaha agiye gusuza kwa runaka yagerayo bakamubwira ngo noneho ngo ubahehe ngo kutakigaragara. Ati se nimuzi ko niga muri segonderi, ngo mbese nawe uriga. Ukumva nyine n'uwo muntu umwana uko agiye akambwira ngo rero ngo ngiye ntabwo nzasubira kwa runaka, ngo uziko buri gihe ambaza ibintu bimwe. Ugasanga nyine ntago ari byo. Ni ukuvuga rero ngo urukundo nyarwo ruri kugenda rukama. Ariko nta gitangaza, Yesu yaravuze ngo muri iyo minsi, mu minsi ya nyuma ari nayo turimo, ngo urukundo ruzakonja mu mitima ya benshi. Wenda no mu gihe cyacu rwari rukonje, ariko uyu munsi ntekeza ko rwabaye ubutita. Bikira Mariya arakakubwira ngo garura urwo rukundo nyarwo, mbese wongere ubane n'abavandimwe bawe mu mahoro. Ikibaye ku muvandimwe wawe ari kibi kikubabaze, kandi wishimira icyiza cyabaye ku muvandimwe wawe. Ngo ngeze imbere ya Elizabeth yuzuye Roho Mutagatifu avuga amagambo y'ijuru, nguwo umuntu wa mbere nabonekeye nkiri umuntu, ariko we yambonye nuzuye Imana. Araterura ati wahebuje abagore bose umugisha, kandi n'imbuto yo mu nda yawe irasingizwa. Ubwo yari ahumuriwe n'igishura Yezu yampaye igihe yari ku ntebe y'ubwami. Nubwo yari mubyara wanjye, ariko twarenze ubwo buvandimwe bw'umubiri, turirimba ubuvandimwe bw'ijuru. We arabaza ati mbikesha iki kugira ngo nyina w'Imana angenderere? Urabyumva? Nari isanzwe musura kuko yari mubyara wanjye, ariko icyo gihe cyabaye agahebuzo kuko namusuye ntakiri Mariya, ahubwo ndi nyina w'Imana, nyina w'umutegetsi we. Abenshi ntibibaza impamvu Elizabeth yavuze atyo, ariko niyo ngiyo.
jye nawe twari tuyobowe na roho mutagatifu ariko nisesuye ikuzo kugira ngo avuge ngo nyina w'Imana yari yabonye Imana yasingizaga. Kandi Yezu yabonekeye bwa mbere Yohani Batista maze amukozeho amuha umugisha, nibwo Yohani yisimbizaga mu nda. Yezu yahaye Yohani Batista umugisha kuko yari Imana. Haleluya. Abantu ba mbere babonye Yezu ku isi ni Yohani Batista na nyina Elizabeti. Ni nabo basengeye bwa mbere mu ngoro y'Imana yari imaze kubakwa muri nge, babona batyo ubutoni mu maso y'Imana. Niyo mpamvu Yezu yavuze ngo ndababwira ukuri, mu babyawe n'abantu nta n'umwe uruta Yohani Batista, kuko yagiye imbere y'Umukiza amuteguriza amayira. Kandi burya kuva apfuye niwe wabaye umuntu wa nyuma mu bantu b'Imana wamanutse ikuzimu agiye guteguza inzira ya Yezu Kristo azacamo ajya kubohora roho ziboheye ikuzimu. Yohani yabaye integuza nziza ya Yezu, kandi mwibuke ko yariho mbere y'uko avuka kuko ari we Eliya. Mbese mwumva ko integuza y'umwana w'Imana yari umuntu usanzwe? Oya, yari umumarayika w'Imana wihinduye umuntu. Amateka ya Eliya murayasoma ariko ntimuyatindeho, nyamara byose byanditswe kugira ngo mwemere. Yohani Batista yagendaga imbere muri byose, mu ivugabutumwa, mu kubatiza, mu kubabara, mu gupfa no mu kugera ikuzimu, kuko yagiye guteguza abari baboheyeyo ngo bitegure ko nje kubabohora, ko Yezu aje kubabohora. Ibyo rero bisomwa muri Matayo umutwe wa 17 kuva ku murongo wa 10 kugera kwa 13, wabisoma ukabibona muvandimwe. Elizabeti rero ni umuntu mutagatifu ukomeye. Iyo muvuga Magnificat aza kubafasha gusingiza Imana kuko ari we wayumvise mbere. Yamaze kunyakira aturahirwa n'imbuto iri mu nda yawe irasingizwa. Yabishuriwe na Roho Mutagatifu. Nanjye namuririmbiye Magnificat tubona guhoberana. Yohani Batista mu mwiyambaze ni umutagatifu ukomeye, yabaye integuza ya Yezu. Ntimuzabe integuza ya shitani ivuga ngo ibyaha byanyu bigiye kubarimbura. Integuza ya Yezu igenda isaba kwihana no kwisubiraho. Ibyo uvuga bizagarure benshi mu rukundo aho kubajyana kure y'Imana. Igihe kizagera hagati yanyu mu basenga mujye mwizihiza umunsi wa Elizabeti na Yohani Batista. Elizabeti ni patrone w'abasenga n'abiyambaza Bikira Mariya, naho Yohani Batista akaba patro w'abogeza butumwa. Koko ijambo ry'Imana ni isoko idakama. Igisobanuro cy'uyu munsi nahangaha rero kirangiriye. Hari byinshi wenda twavuga ariko tugiye guhinira muri aya magambo avuga ngo dusabe inema yo gukundana. Tugiye rero ku mavi, saba inema yo gukundana, nanjye ndagufasha kuyisaba, nawe kandi muvandimwe amavi ni ayawe. Haleluya. Ndagira ngo igitangaza kizakoreka, nawe uzavuga uti twarasenze koko Imana ingirira gutya. Amina. Tugiriro gusenga twambaza umubyeyi Bikira Mariya, tumubwira imibabaro yacu.